Hey guys, umeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. Noneho uyu munsi naje kubereka uburyo wakwandikisha channel yawe mu gihugu gihemba nyine. Hari umuntu wasanga yari yafunguye channel yiwe akariga akaba yitunze atarigeze ahindura nyine ngo ashyiremo location ihemberamo. Byaramunaniye cyangwa atabyibuka neza. Ino video ndaje ngo turebane hamwe uburyo wayishyira YouTube mu bihugu bihemba nyine. Urabizi neza ko mu bihugu byose YouTube ntabwo ihemba, no mu Rwanda ntabwo ihemba. Gusa kugira ngo iguhembe bisaba ko uyishyira mu yindi location itari u Rwanda nyine. Ikintu cya mbere hano usabwa sasa kugira ngo uyandikishe mu kindi gihugu. Ikintu cya mbere usabwa iyi application bita YouTube Studio igomba kuba itari muri telefone yawe. Cyangwa niba irimo ukamwereka akantu uri bufunge nubishobora. Utabishobora urayisiba muri telefone nyine. Iyi application urabanza uyisibemo cyangwa ukore kano kantu ngiye kukwereka. Uraza uyikandeho n'urutoki. Nurangiza umaze gukanda guhera kuri app info uzamure uze hano hasi handitse ngo open by default murahabona hano. Ahangaha niho uhita ukanda. Nurangiza reba hano hantu kano kantu kaba kameze gutya. Urumva wowe uri ugafunze. Impamvu ibi tubikoze iyo ufunguye YouTube Studio kuri Chrome, iyi application iri muri telefone bituma hahita hafunguka iyi ngiyi, kandi iyi ngiyi ntabwo ukanga guhindura location ntako igira. Yego. Kanze mbikwereke sasa. Ibi niba wabishoje cyangwa wayisibye, urahita uza hano kuri Chrome bisanzwe. Chrome mwese murayizi, reka nongere nyibereke. Dore ngiyi. Iyi ngiyi Chrome. Nurangiza uyikandeho. Mu kuyikandaho urahita ifunguka. Ariko njye impamvu telefone yanjye iri kugaragara gutya, mubyibuke nayitambitse nyine. Mba nayitambitse kugira ngo amashusho ajye bageraho agaragara neza, ibintu byose bigaragara. Urahita uzana kwandikira hano murahabona. Abantu benshi ndakeka mubizi. Uhita uza wandikemo YouTube Studio. YouTube Studio ubundi uhita usacinga nyine. Tegereze ko biza. Urabona ko byaje. Nurangiza nugera hano ikintu uri buhite ukora, uri buze hano ku turongo dutatu. Nurangiza uzamure hejuru. Urabona handitse desktop site. Hano hantu urakandamo kugeza akantu kivivuye nyine. Urakandaho rimwe igahita kivivura. Dore desktop site. Uhita wakandamo ubu ngubu iyo ukanzeho rimwe nyine bihita biza. Urabona ko ka kantu kivivuye. Nurangiza nikamara kwivivura urahita uza ukanda handitse ngo YouTube Studio. Uze ukande utegereze. Yani internet yawe, njye nuko internet yanjye itihuta nyine. Ariko internet yawe niba yihuta bihita bifunguka ako kanya, ntabwo bitinda cyane. Urangiza hano utegereje gatoya. Tegereze gato.
Urabona ko channel yacu yamaze gufunguka. Tugiye kubanza turebe niba channel dushaka guhindura location ariyo irimo. Wahita uza ukanda ahangaha. Aho murahabona hano. Hano hari agafoto. Kaze nabereke. Urakabona ngakano hano nzuminze. Kanongere masubize inyuma. Murahabona ngaha ahangaha. Nurangiza ukandeho. Bahita bakuzanira ibintu ngo your channel switch account. Ushobora gusanga iyi channel yawe atariyo ifunguyemo nyine. Usanze atariyo uraza ukanda hano handitse switch account. Hano. Wakandeho. Bahita bakuzanira ama account niba ushaka. Uzohitemo iyo ushaka. Ubwo reka tuhitemo karingire afite tag. Tuyihitemo. Dutegereze ko ifunguka. Dutegereze ko ifunguka. Nurangiza hano uzuhitemo ya account yawe uhita uzikandeho. Sorry nta kabazo kari kabayeho. Uzuyikandeho. Tugereze ko ifunguka. Nurangiza utegereze gatoya. Icyo musaba utarakora subscribe, kora subscribe, like, share na comment. Hano bahise batubwira ngo continue ni muntu uza muri hano yari yavuye muri desktop site. Tugize muri desktop site. Ugomba kumakinga sure yuko iri muri desktop site yari hejuru. Ni mu gihe turi muri desktop site byagorana. Urangiza mbabwira ko mu minsi iri imbere nabwo bafite video nziza cyane. Video nziza izabafasha gukora utuntu twanyu. Hano welcome to YouTube studio. Tukanda hano handitse continue. Nurangiza hano iyo ushaka guhindura location yawe ijyana uhituza. Urahituza hano. Hano ari akantu ka setting kano. Akariya nzinza akantu ka setting. Dore ngaka murakabona. Akanga. Uhita ugakanda. Tugenda niba video igucitse usubize inyuma wongere urebe uzajya uhita ubibona. Iyo ukanze hano ha setting bari muri bakuzanira. Cyambere ngo general channel ngibyo. Hano nurangiza hano muri general ikintu cyambere bakwereka ni ngo nta mafaranga nyine uzajya baguhemberamo. Hano ho reka tuyagumisha mu madolari. Sibyo niturangiza uhita wizera hano ha kabiri channel hano ha kabiri. Nyine nkora video gake gutya kugira ubibone. Hano hambere ngo country of your residence. Ahangaha niho twakoreye video ubundi kureba aho wandikisha channel yawe nyine. Country of residence bo murahabona hano. Ahangaha hano niho uhita ugahitamo igihugu channel baruyemo. Uraza uhitamo igihugu nyine murabizi ari ibihugu YouTube ihembamo. Ariko abanyarwanda benshi nyine bakunda kuyandikisha muri United States. Kuko United States niho batanga silver nta kibazo. Ukagira ute ibintu byose nyine YouTube muri Amerika iyo wayandikishijeyo biba bimeze neza. Usibye ko n'ahandi nyine naho bijya kumera kimwe. Rero twite muri United States. Yo bikurikiza ntuza nyine alphabet.
tuza uhitemo igihugu United State. Urabona ko United State yagiyemo. Sorry ndabona yaje message. Nurangiza hano igihugu urabona ko cyamaze kujyamo. Hano iyo umaze gushyiramo igihugu noneho ibintu bya monetization ushobora kuba wabyemera. Yego. Hano nta kindi kiba gisigaye iyo wamaze kubigenza gutya. Kandi muri iyi nzira ugomba kubikora, ikintu cya mbere nakubwiye ni uko YouTube Studio ugomba kuba wayisibye cyangwa wayigize wayihagaritse muri phone ku buryo utafungura Chrome ngo ibihite ifunguka nayo. Kanga usubire inyuma nongere nkwereke gatoya ahantu twaciye. Niba ahantu twaciye twaje dufungura ino Left Tech account. Turangije iyo wifunguyemo muza iyi app irabandikaho uko iyi channel ari iri mu ntuza ari iri kuri YouTube yawe. Maze barangiza ugahita wongera ukabona gufungura kuri Chrome. Byarangiza bigahita bifunguka. Ahantu hitwa nahaberetse hano kuri setting hano. Ugahita uza ukahakandaho warangiza ugategereza ko biza nyine. Ugategereza hagahita haza ibintu byinshi. Uhita uza ugihitiramo hano ha kabiri. Ugakandaho. Ugahita uza hano country of residence hano hambere. Ugahita ukandaho ugategereza. Utazi ibihugu ugahitamo kimwe aricyo United States. Impamvu nabwiye United States ni uko aricyo gihugu nyine biba bimeze neza ibintu bya monetization nta kibazo. Ariko hano usanga bazakubaza ibintu byo muri icyo gihugu, ibintu by'akavuyo kenshi. United States biba byoroshye cyane. Bari twihitiramo. Nurangiza uhita uza hano handitse ngo sorry gato. Hano handitse save murahabona. Save muri kuhabona hano uhita uza wakande. Kandi itegeko ugomba gukanda hano hantu handitse ngo iki, hano handitse save. Iyo utahakanze ubwo ibintu wahisemo ntabwo bijyaho nyine. Nizere ko video gufashije. Turi kumwe. Ciao ciao.